nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 15 Werurwe turahimbaza Mutagatifu Lucretia, umubikira wahowe Imana. Lucretia yavukiye Korido muri Espagne mu muryango w'abayisilamu. Yaje guhinduka mu mukristo maze ababyeyi be baramwihakana hongera mu rugo rwa Mutagatifu Werurwe. Aho niho yaje gufatirwa hamwe na Werurwe maze baramukubita cyane, amaze kwicwa aciwe umutwe nyuma y'iminsi mikeya. Werurwe wari umwepiskopi nawe yaje nyuma kwicwa aho Imana. Lucretia yahowe Imana mu mwaka wa 859. Turahimbaza Mutagatifu Sophia wa Roma, umubikira wahowe Imana. Turahimbaza Mutagatifu Clement Maria Evobaweri, umusaseredoti. Clement Maria yari umudage, aza kuza kubaka ibigo byinshi by'abihaye Imana. Nuko yogeza ivanjiri cyane muri Polonye no mu Budage. Kwitagatifuze kwe n'umurava yagiraga byatumye bamwita intumwa y'umujyi wa Vienna. Turahimbaza Mutagatifu Ludovico Mariake Louise, umubikira. Turahimbaza Mutagatifu Longin. Longin ni wo mu kinyejana cya mbere, ni umusirikare wa Cesare ya Kapadosi mu gihe cya Gregore wa Nice. Bahamije ko Longin ari wa musirikare watikuye Yezu icumu mu rubavu akavamo amaraso n'amazi. Abonye ibibaye kuri Yezu amaze guca, maze ahamya ko koko yari umwana w'Imana. Nyuma akaba yaraje kwemera maze akihutira kogeza inkuru nziza muri Kapadosiya, aho bavuga ko yaje kuba umwepiskopi waho wa mbere, aho yiciwe ahowe Imana. Reka mfate akaruhuko gato ngaruka turebera hamwe bimwe mu byaranze Mutagatifu Ludovico Louise w'Imariake n'ubwitagatifuze bwe. Muri kumwe na Dusenye Gilbert nawo mu kanya. Nk'uko nari mbibabwiye, muri aka kanya tugiye kurebera hamwe imibereho ya Mutagatifu Ludovico n'ubwitagatifuze bwe. Louise yavukiye i Paris mu Bufaransa tariki 15 Kanama mu mwaka w'1591. Akiri muto yarerewe mu babikira b'Abadominikani, aho yari yarashyizwe n'ababyeyi be. Se yari umwe mu bakozi bo mu nzego zo hejuru z'igihugu. Mu mwaka w'1613 Louise yashyingiranywe n'umusore Anthony Legrand. Agira ibyago cy'akarapfa karakiri mutoya, kuko uwo mugabo we bamaranye imyaka 12 gusa. Kuva ubwo Louise yiyemeza kwitangira abarwayi n'indushyi bo mu mujyi wa Paris. Inama no kwitagatifuza kwe akabifashwamo na Mutagatifu Francisco wa Sale na Mutagatifu Vincent wa Paulo. Yifashishije cyane inama za Mutagatifu Vincent wa Paulo, yashinze umuryango w'ababikira bamufasha kwitangira uwo murimo ukomeye yari atangiye, abita ababikira b'urukundo. Kuba muri icyo gihe hari hadutse umuryango w'abihaye Imana badafungiranye ufite ibikorwa byabo hanze y'ikigo, byabaye ikintu gishya cy'icyaduka mu bihaye Imana. Abenshi muri abo babikira bari abakobwa batigeze mu ishuri, nyamara kubera ubwitange no kwicisha bugufi byatumye bamwe bamenya kuvura abarwayi, abandi nabo bagirwa abarezi mu ishuri ndetse bitabira n'indi mirimo myinshi ya gituma. Biyambariraga imyambaro isanzwe ku buryo rubanda rutashoboraga kumenya ko ari abihaye Imana, usibye nyine kubibonera ku bikorwa byabo. Mutagatifu Vincent wa Paulo yarababwiraga ati, urugo rwanyu murarwubakaho umurwayi arembeye. Muri iyo mihanda y'umujyi yuzuye indushyi, naho ubwiherero bw'isengesho bube muri kiliziya ya paruwasi. Ubwo Louise yitabaga Imana mu mwaka w'1660, umuryango yashinze wari umaze kugira ibigo byinshi mu Bufaransa ndetse no muri Polonye. Kugeza na n'ubu umurambo wa Louise uracyagaragara neza, aho washyizwe mu kigo cya mbere cy'ababikira i Paris.
aho abakristo bashobora kuvugira isengesho iruhande rwe. Yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu tariki 11 Werurwe mu mwaka w'1934. Aba batagatifu badusabire natwe dukomere kuri Nyagasani kandi tugire urukundo nk'urwo yaturaze. Barimo kwifuriza umunsi mwiza Louise, Sophia, Maria, Longin. Igira umunsi mwiza w'abazina b'abatagatifu. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mwari kumwe nadusengeje imbere naho ubutaha.